nitwa HASTON Gilbert niyo mazina yanjye. Nshimiye Imana rero kuri ubu buntu twongeye kugirirwa turi imbere y'Imana ishobora byose, Imana yaremye isi n'ijuru, kugira ngo ugire icyo uvuga n'ubuntu bw'Imana. Ntacyo numva giye mu buzima bwanjye ngira nakwirata usibye ubuntu bw'Imana. Twihuse tujye mu ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo twatangiye kwa kabiri no kwa gatanu twize inyigisho ivuga ngo kwifata no kwihangana nk'ibanga ryo kubaka umuryango muhire mu Mana. Muri ariya cyangwa se muri uriya mutwe w'amagambo twizemo amagambo abiri cyangwa nako amagambo akurikira ni ukwifata, irindi ni ukwihangana, hanyuma ibanga ry'umuryango ibanga ryubaka, hanyuma umuryango muhire mu Mana. Twaravuze ngo kwifata ni ukudakora ikintu ku bushake. Mu gifaransa baravuga volontairement cyangwa volontarily mu gifaransa, mu cyongereza, hanyuma bakongeraho irindi bakavuga ngo self control, kubasha kwikontrola nkuko rimwe na rimwe tujya tubivuga, cyangwa restrain ni ukwifata. Hanyuma kiriya kintu kijyanye no kwifata rero nk'abakristo ntabwo cyabura mu rugendo rwacu ngo twitwe abakristo. Kubera iki? Kubera ko hari uko isi imeze, hari uko isi yubakitse, ariko hari n'uko natwe ubukristo bwacu bwubatse. Muri uko kuntu rero byubatse hari uko tugomba kuba tumeze, ariko cyane cyane tuganira n'umutima wacu. Igihe muri uru rugendo nta wundi uzagushyira ku munzani, ntabwo ari umubyeyi, ntabwo ari inshuti, ntabwo ari abavandimwe. Umutima wawe, umwuka wera Imana yashyize muri wowe avugana nawe, kandi uwo nguwo niwe uzaducira urubanza ku byo tuba turi gukora cyangwa se ibyo dutekereza n'ibyo tuvuga. Niyo mpamvu dukwiye kwitondera iteka ryose ikintu dukora n'ikintu tuvuga. Noneho turi kwiga muri iki gihembwe cy'umuryango ku bintu bijyanye no kwifata no kwihangana nk'ibanga ryubaka umuryango muhire mu Mana. Ntabwo n'umunsi isi izigera twishimira, ariko natwe ntabwo dukwiye kuyishimira kugira ngo twumve ko tugomba gufata ibintu byayo ngo tubyikurureho hanyuma tugende nk'uko isi itubwira. Ntabwo icyo gihe tuzanezeza umwami waduhamagaye. Twihuse rero, hariya muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa mbere kugera kwa 12, Papa Yoshua sinzi niba bamuhaye mikoro. 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 12. Naravuga ngo bene data ntiyakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora kwihindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, kandi koko ururimi ni umuriro. Yemwe n'ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu, narwo rukongezwa na gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza kandi barabimenyereje, ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza bwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi ni ngo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese
amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome irindi jambo mu Befeso igice cya 6. Abefeso igice cya 6 ho ndabisoma. Ng'inshingano y'aburugo, bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere riri mu isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima. 7, mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Reka tuvuge gato, cyangwa se reka dukoreshe aya magambo kugira ngo tugende neza nk'uko umwanya wacu ungana. Mu rugo dufite inshingano. Mu nshingano dufite tugomba kuzigendanamo neza n'aburugo bose, nta n'umwe dusize inyuma, kubera ko twumvise ko tuzabibazwa. Noneho tukagira urugingo rukomeye rwitwa ururimi. Ururimi ni urugingo ruto nk'uko Bibiliya yavuze, ariko niba ari ikibazo kijya kitugora, ni ukugira ngo turukoreshe ibivamo iteka ryose. Nkoresha iryo jambo iteka ryose, bibi bituma Imana yacu ihabwa icyubahiro. Akaba ariyo mpamvu dukwiye gukora umwitozo wo kubwira ururimi ngo rurimi rwanjye, hari ibyo ntakwemerera kuvuga, hari n'ibyo ntazakwemerera, kubera umwami nkorera ari uri mu mutima wanjye, kandi ibyo ngibyo bikazabaho iteka ryose kuva igihe cyose nzaba ngiriho nyiri muri uyu mubiri, kubera ko tugomba kumunezeza. Umutima wadushyira ku munzani, ubwo ndavuga umwuka wera ukorana n'umutima wacu n'ibitekerezo bya bindi byose bigize umuntu, ukumva nta na kimwe kigucira urubanza. Aho niho ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umutima utaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turatinyuka imbere y'Imana tugahagarara twumva twemye, kubera ko dufite uwaducunguye akadukura ahantu habi. Maze imyaka 22 nakiriye agakiza. Hanyuma muri iyo myaka 22 Imana yanyubakiye urugo hashize imyaka 20. Ku itariki 31 ndibwira azaba ari kwa 3 z'uku kwezi tuzaba dufite anniversaire y'imyaka 20. Turashimira Imana rero. Ibyo ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Reka nongereho ikindi. Giye ku buryo bw'umubiri busanzwe, umwaka utaha nzaba nujuje imyaka 50, mama yuje 70, je ni 50. Ku itariki ya z'ukwezi kwa 2 nzaba nuje 70. Icyo ndi gushaka kubihuriza ni iki ngiki. Pardon, nzaba nuje imyaka 50. Kandi no mu buzima busanzwe ubu nagiye mu cyiciro cya Papa Gerard, ubu nanjye ndi umusaza ntabwo ngikorera akazi ka leta, nagiye mu zabukuru. Ibyo nanone ndabishimira Imana kuko n'ubundi buzima nagiyemo, kandi numva nshimira Imana kubera ko icyo cyiciro nacyo nagombaga kukijyamo kugira ngo mbone kugira neza kw'Imana. Muri ibyo byose rero ndi kubihuza no kugira ngo tubihuze n'inyigisho yacu ijyanye n'uburyo tugomba kwitwara mu miryango yacu.
twari tuvuze rero ku bijyanye no kwifata, ariko reka twihute kubera ikibazo cy'umwanya tujye no kwihangana. Kwihangana bivuga ngo ni uburyo umuntu yifata ku bintu bimwe na bimwe yarategereje cyangwa se yatekerezaga wenda bisa nk'ibimufitiye n'inyungu, akavuga ati reka mbe mbiretse, hanyuma no muri biriya bihe bikomeye nanone mbe mbiretse ntegereze ikindi gihe. Ndabaha urugero, hari igihe mu muryango wenda tuvuge umwana akora ikosa, ukumva wamubwira nabi, ariko hari igihe ijwi rihita rizamuka vuba, ndavuga ijwi ry'umwuka wera rikakubwira ba wihanganye, butegereje numubwira uraza kumubwira nabi, wenda umukomeretse. Ijwi ryakubwira ngo ihangane, ukihangana, hanyuma ugasenga, Imana ikazaguha ikindi gihe cyo kuvuga icyo wagomba kumubwira kiriya gihe, ariko noneho kuko Imana yaguhaye ubwenge bwo kubivugamo neza, bikaza kubyara umusaruro. Umwana akavuga ati Imana iguhe umugisha. Aha, twihuse rero, ngo kwihangana ngo ni igiti, n'umuntu wabyanditse aravuga ngo kwihangana bira by'umukara cyane, ngo ni igiti gifite imizi isharira. Kwihangana ni igiti gifite imizi isharira, ariko kigira imbuto ziryohera, bitanga umusaruro uryohera cyangwa se utanga amahoro mu mutima. Uko ni ukwihangana. Kandi uriya mugabo niwe wabyanditse uriya wo hasi. Kandi twebwe nk'abakristo noneho tugomba kubyumva mu buryo bubiri. Ni ikintu kigoye ariko nanone kirashoboka, kubera ko tugendana n'Imana n'ubundi dushoboza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Niyo mpamvu twiringira ko no kwihangana nabyo tuzabishobora. Abaroma 5:1-5 ngo ariko sibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Ubwo nagiye mu duce ndi kubona kubera ikibazo cy'umwanya, ntago ndi bugende mbisoma byose. Amakuba ya yandi duhura nayo, bya bibazo uhura nabyo n'uyu munsi, uwaguhagurutsa nibwira ko wavuga ibibazo ufite, ariko ngo twihanganire no mu makuba. Amakuba twishimira no mu makuba yacu, kubera ko dufite Imana idushoboza. Niyo mpamvu n'amakuba yaje tubwira Imana ngo Mana, ibi nabyo hamwe na bya bindi wadutambukijemo, nibi nabyo uzabikora. Hari umuntu Imana yigeze ihemukira? Hari umuntu Imana yigeze ihemukira? Dukomere Imana amashyi, yagize neza rero. Aha, turasoma Yakobo igice cya mbere umurongo 3 n'uwa 4. Haravuga ngo, ariko reka duhere hejuru kugira ngo tubyumve neza, ngibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Yakobo imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashya. Bene data, kabiri, bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ijambo rero nashatse kuvuga ni iri rivuga ngo 3, kugeragezwa ko kwizera kwanyu, cyangwa kugeragezwa ko kwizera kwacu. Ntabwo iyo turi kugeragezwa muri ubu buzima, ntabwo ari umuryango wawe, ntabwo ari amaguru yawe, si amaboko yawe, si ibitekerezo byawe. Kugeragezwa nuko kwizera kwacu, kwizera kwacu kujya gupimwa, kukageragezwa. Iyo kugeragejwe kukavamo, usohoka umeze nk'uko bacura zahabu bakayicisha mu muriro. Iyo usohotse, usohoka wabaye undi muntu mushya, kubera ko icyo cyiciro uba kirenze, uba ugiye mu gikurikiyeho. Ariko kwizera kwacu iyo kumaze kugeragezwa tukavamo tunezerewe, Imana ihabwa icyubahiro. Ukavuga ngo iyi ntambwe ntabwo nari nzi ko nzayitera, ntabwo nari nzi ko aha hantu nzaharenga, ariko Imana yagushoboje. Ukumva wasa nkaho wabanje kunyeganyega, ndetse ukibaza ngo ariko bizagenda gute. Ariko umunsi umwe, Yesu ashimwe, duha Imana icyubahiro, ijya yitamurura ku bibazo byawe. Iyo yitamuriye ku bibazo byawe, ubona umucyo,
umucyo yuje uravuga uti yo ese kumbe aha naho umuntu ajya hatambuka. Yesu ashimwe. Noneho nk'umuryango turabyumva cyane kubera ko hari igihe tunanirwa kubera ko ibyo turi kubona biradukanda. Iyo bidukanze rero ujya wibaza ariko aha hantu Imana yambabariye koko. Muzi ko hari n'igihe tujya twitotomba imbere y'Imana ariko kuki ibigerageza ari igihe byaziye. Ubu nta wundi muntu urwara, nta wundi muntu ufite ibibazo by'amafaranga, nta wundi muntu ufite n'ibindi bibazo, n'igihoro urwaje. Man, ubu ntabwo wambabarira. Ariko Imana iyo yemeye ko hari ikintu kikugeraho, ujye uhanga amaso imbere kuko haba hari ikindi kintu Imana izagukuriramo kiruta bya bindi hahandi wari uri imbere, kubera ko iduteganyiriza ibyiza gusa. Yesu ashyirwe hejuru rero kugira ngo muri bya bindi duhura nabyo tumenye ko Imana iri kumwe natwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo sinzabatererana kandi sinzabahana. Niba itazaduhana ikazadutererana, twagumye hafi y'Imana tukayizirikaho tukavuga ngo sinzakurekura. Hari umukozi w'Imana yari mayibobo ari n'umujura. Ni umuntu waduhaye ubwo buhamya ariko bwakoze ku mutima wanjye. Noneho gutya ibiseke twebwe wenda tuza gutura, ariko mwibuke ko mu minsi yashize twajyaga tuzungurutsa ibiseke hagati yacu, bikanyura hagati yacu. Noneho uwo muntu amaze gukizwa, amaze kumva uburyohe bw'agakiza, amaze kumva amahoro Yesu atanga, ariko akaba nta kintu yari afite mu buryo bufatika. Kubera iki? Yari atunzwe no kwiba. Ibintu yari afite yabikuraga mu bujura. Noneho amaze gukizwa aca mu bihe bitoroshye. Noneho umunsi umwe agiye mu rusengero, batambutse ibiseke, noneho arwana n'umutima, aravuga ati Mana, aya mahoro wampaye, uyu munezero wampaye, ko ntafite icyo ngutura Mana. Icyo yakoze, yarebye hirya no hino yumva buzi igisubizo. Arangije afata igitunga bari bamuhaye, arangije agitereka hasi, arangije ashyiramo, afata ukuguru kwa mbere ashyiramo n'ukwa kabiri, aravuga ngo Mana ndakwihaye, niryo turo mfite, nta mafaranga mfite, nta bindi bintu ibyo ari byo byose mfite, ariko ndakwihaye Mana, kubera ko nigewe turo niryo mbonye mfite, nta kindi kintu mfite. Uyu muntu yakoze ku mutima wanjye, mpita nibuka ko n'uyu munsi mbahagaze imbere nibaza ikintu natura Imana narakibuze. Nigeze nkishobora gupfukama muri iyi minsi, mfite ikibazo cy'ukuguru, narabivuze muri iki cyumweru kwa ndibwira ari kwa kabiri. Nagize ikibazo cy'ukuguru mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Cya gihe abaririmbyi bajyaga baririmba tugasirimba, ntago nkibishobora, byaranze. Ariko kandi muri ibyo byose turashimira Imana. Niyo mpamvu ubona no kubwiriza nkunda kugendagenda, kubera ko guhagarara mwajya mubona rimwe na rimwe nicara, nuko guhagarara hamwe ntago binyorohera. Ariko nanone icyo cyiciro nacyo ndagishimiramo Imana kuko ndacyari kumwe nayo. Ibyo rero mureke mu buzima bwacu nk'imiryango. Twasomye mu Befeso 6 inshingano y'aburugo. Mu nshingano y'aburugo birakwiye ngo buri wese kore yumva bikorera mwami. Niba ari ababyeyi, abagabo bakunda abagore babo, abagore bubahe abagabo babo, abana bubahe, abagore bagandukire abagabo babo, abana bubahe ababyeyi, ngo imbata zigandukire ba shebuja, ngo batakibahagarakiye gusa, ngo ahubwo mububahe cyangwa mubagandukire. Mama mubyeyi urahangaha w'umugore, ese ugandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira Kristo? Ese bagabo bagenzi banjye, dukunda abagore bacu, dukunda Kristo? Abana namwe, ubwo ndavuga abana mu byiciro byose. Hari n'ababyeyi barahangaha ni bakuru ariko bafite ababyeyi babo. Abo nabo bagomba kubaha ababyeyi babo,
nubwo bashaje cyane wenda batakibasha no guhagarara, ariko ugomba kumwubaha nk'umubyeyi. Kubera iki? Bavuze ngo bifite isezerano. Niwubaha so na nyoko cyangwa se n'umubyeyi uzahabwa umugisha. Maze iminsi, kubera ko muri iyi minsi mfite nyine umwanya nk'uko nari mbabwiye, ndi kumwe n'umusaza, umubyeyi wacu umaze iminsi arwaye. Nakunze kubibabwira, afite imyaka 9, ari pararize kandi aradukenera mu buryo bwose. Ariko njye nezezwa n'Imana iyo turi kuganira, nubwo atabasha kuvuga, hari uburyo twumvikana mu rurimi rwe, hanyuma nkabona kugira neza kw'Imana, nkavuga ngo Mana ujye umfasha uyu mubyeyi, mufashe nk'uko ngukorera. Kubera iki? Nzabibazwa nintabikora neza, nawe uzabibazwa niba ufite umubyeyi cyangwa se undi muntu ugomba kwitaho, nubikore neza uzabibazwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana, abantu b'Imana, nk'umuryango, kugira ngo ibyo dukora byose tubikore tubikuye mu mutima, kubera ko bifite ingororano. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twabonye rero ko kugeragezwa nuko kwizera kwacu ntabwo ari ukugira ngo dupfe. Ngabahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami mu bakoreye icyitegererezo, cyangwa se abakoreye Imana, muraza kubisoma. Abakoreye Imana ba bandi bose tuzi bakoreye Imana ntigera ibakoze isoni, tubakuriho icyitegererezo. Niba bariya barakoreye Imana ndetse mu bihe bikomeye, twebwe tukaba dukorera Imana mu gihe cy'umudendezo, ni gute Imana itabana natwe kandi tugenda tubona ibidufasha umunsi ku munsi? Hanyuma rero hari icyo bavuga ngo muri Petero wa 2:5-8 ngo kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, n'ibindi. Muraza gusoma ririya jambo. Biradukwiye rero ngo intambwe yose dutera muri aka gakiza turebe ibikurikiyeho. Ese ibikurikiyeho bimeze bite? K'uyu munsi mfite imyaka ngiye kugira 50, kuri 51 bizaba bimeze bite? Kuri 80 nzaba meze gute? Ni ku myaka 100 niba Imana iyintije nzaba meze gute? Ese nzaba meze nkiri kwa kundi? Ese nzaba ndi kwiyongera mva mu bwiza njya mu bundi bwiza, cyangwa se ubwiza burushaho kuba bwiza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira? Imana rero ibidufashemo. Noneho babyeyi, n'undi muntu wese ufite uwaruta, ngo tubwire abantu ijambo ry'Imana, ngo tugire umwete mu gihe kidukwiriye n'ikitadukwiriye, duhane, duteshe, duhugure, dufite kwihangana kose no kwigisha. Biradukwiye ngo biriya bintu tubikore. Hari igihe abarokore tujya mu mwuka rimwe na rimwe tukarenga inshingano zacu, ugasanga umuntu arakora nabi tugaceceka, ngo none se ngo ni inshingano zanjye kumubwira, ngo nawe ngo azabyimenyera. Ariko turakwiye kuvuga ubutumwa, tukabwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Niba tugomba gutesha, tukabwira ngo oya, ibi ntabwo ari byo, tubikore kuko tuzi ko tuzabibazwa, ariko tunahugure, tuvuge ngo dore ibyiza ni ibingibi. Hari umunsi nigeze kubivuga muri iki cyumweru, hari umunsi nigeze guha umuntu urifitiye insanga yari indaya, harimo n'undi mukobwa ariko we akijijwe n'undi musore cyangwa n'undi mugabo. Hanyuma turagenda, tugezeho yagombaga kuviramo, ariko ubwo twari twatangiye kuganira ijambo ry'Imana, ndi kubabwiriza, sangwe arakijijwe, undi we yari aza kuvamo mbere. Noneho uriya w'indaya, ndagenda mparika ahantu imodoka kugira ngo avemo, ariko namubwira ngo kubera ko mumpesheje umugisha mukemera kugenda nanjye tukagenda tuganira, mureke nanjye mbasabira umugisha, reka nawe ngusengere mbere y'uko uvamo. Ahita afungura urugi arasohoka, ati reka da, atutanteranya n'Imana, ati sinshaka kunteranya n'Imana. Ariko imbuto y'Imana wabibye, Imana niyo izayikuza. Ibyo ntabwo ari ibyacu, twebwe dukore ibyo kuvuga cyangwa dukore indi ntambwe yose Imana itubwira, kugira ngo nitubikora tubikunze tuzabihemberwa. Kandi ntabwo nibwira ko uyu munsi igihembo aricyo nkwiye gushyiraho imbaraga cyane, igihembo Imana izampemba. Ahubwo mpora ninginga Imana kugira ngo mpore ngende nk'uko ishaka,
Mura nisuzuma mu mutima, ni naryo sengesho murasengera itorero ry'Imana kugira ngo Imana idufashe muri uru rugendo duhagararire Kristo. Aho unyuze n'abantu ukoresha, baba babiri baba batatu, bajye bakubonamo icyubahiro cy'Imana. Utavuze bavuge batari kuri ya mukoresha ni umuntu mwiza. Nibaza kumenya kuri umwana w'Imana bazavuga bati kabisa yewe mureke natwe dukurikira iya nzira kuko ni nziza. Ibanga bavuze ngo ni amakuru cyane ikindi kintu gihishwe kidapfa kugerwaho na buri wese. Noneho iri banga dufite mu Mana nuko mu nshingano zacu buri wese ku rwego rwe ugenda ukaganira n'Imana ngo Mana, ese bya bindi ngomba gukora ndabikora neza muri babiri? Iby'Imana izakubwira uzaba ari byo ukora. Umuryango Muhire ni umuryango aho abantu bashobora no kugera yewe namwe ubwanyu mukavuga ngo ibi ni Imana yabikoze. Tumaze iminsi cyangwa se ubuzima bwacu maze gushakana na madamu, njya mbona muri buri kirite dukora ku mugoroba nkabona abana bicaye hariya, madamu yicaye hariya, nkavuga ngo ariko Mana, ubu nkanjye ndinde koko, uduhaye abana beza, ubu se twatanze iki? Nasanga n'ubuntu bw'Imana. Iyo bigeze rero ahiherereye, ngiye muzajya munyihanganira, ngira amarangamutima. Yesu ndamukunda kandi njya numva sinzi uburyo nabikora. Hari igihe numva ngomba kumuheka, hari igihe ngomba kumuryama iruhande, kandi ntabwo nita ngo harasa gute, niba ari no mu byondo ndaryama kuko numva ndyami imbere y'umwami wanjye. Nikomeze muzabifate nk'ubusazi, ariko Yesu ni gutyo mukunda kandi numva nguye neza. Imyaka 22 nababwiye ntabwo yigeze nkoze isoni n'umunsi n'umwe. Yesu ashimwe. Mureke tumukomera amashyi, yagize neza. Hanyuma kugira ngo rero tugire imiryango ihiriwe, nuko buri wese akora rwa ruhare twavuze kandi akarukora abikora mu mwami. Nibwo uzabishobora, nanjye nibwo nzabishobora. Ariko kandi ntabwo nidushyiraho ubwenge n'amashuri kubize n'ibindi dushobora kuba dufite wenda mu buzima ntitubwire ko tuzabigeraho. Oya. Kandi nanone nsoza reka mvuge ngo muri Amosi 3 umurongo igice cya 3 umurongo wa 3 turasoza tuvuga ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Reka mvuge ngo noneho batatu cyangwa bane, umugabo, umugore, abana n'abandi bantu baba mu muryango, musezerane uko mugomba kugendana mwubaka urugo, ariko byose mukabikora mu mwami Yesu. Umwami niwe uzadushoboza kandi umwami niwe uzatujya imbere kuko yarasezeranye, ntabwo azigera dukoze isoni. Imana iduhana umugisha. Ndashoje mu gusoza, ariko ndabanza kubaza, muri urwo rugendo rumeze gutyo hari umuntu utarakira Yesu? Iryo niryo banga rya mbere. Umuntu utarakira Yesu kugira ngo yinjire muri uwo muryango. Twavuze umuryango wo mu buzima busanzwe bw'inyama n'amaraso, ariko hari n'umuryango w'abana b'Imana. Umuntu utarakira Yesu, Yesu ntakoze isoni, ntabwo arigera nkoze isoni. N'abakozi b'Imana dukunda cyane ntabwo arigera bakoze isoni. Uwabashaka kwakira Yesu kugira ngo atangire urugendo uyu munsi kuri iyi tariki 28 z'uku kwezi kwa 7, akavuga ati nanjye natangiye urugendo. Jewe narutangiye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 muri 97. Ntago umwami yigeza nkoze isoni. Asigaye niba nta uhari, reka dusoze dusaba umushumba kugira ngo dusengere kuri za nshingano zacu, tuzabikore kandi dushobozwe nawe kugira ngo twibuke ko hari umunsi tuzabibazwa. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Karibu pastor.